umuntu wafashe igihembo cya Trace Award ni His Excellency Prince Kid. Byari byabanjwe kuvuga ko ari Dubai. Nigize amabwira ngo Prince Kid najya Dubai ashobora kuzashakirwa ibindi byangombwa akaba yajya mu bindi bihugu. Biri kuvuga ko uyu munsi ageze muri Australia, ndetse habanje kumvikana urusaku rwa FDLR ruvuga ko ngo biteguye gutaha mu Rwanda. Ndetse ku munsi kuwa gatandatu ubwo Lawrence ari muri Kenya yavuze ko guhuza u Rwanda na Kongo byananiranye, byanze, mbese byanze. Ubwo igisigaye ubwabyo bizikemurira ibyabyo. Kwikemura ibyabyo Kisekedi we ku ruhande rwe n'abantu be bigaragaza ko Kisekedi yahise mu intambara. Reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe hano kuri Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame. Nubwo ari uburyo yenda tugenda dutinda mutwihanganire, umuntu ashobora gufata umunsi umwe, iminsi biratindaho, ariko turahari. Uyu munsi ikingaruye kuri kamera nanone ni amakuru agenda acicikana. Mwabonye za Trace Award, mwabonye za ibyavuzwe ko hari intambara cyangwa se abantu bari kurwana ku mupaka, ndetse bagahaga sopo u Rwanda bavuga ko agiye kwinjira mu Rwanda. Mwumvise amakuru avuga ko Prince Kid bivuga ko yagize muri Australia, kwa ndetse hari umuntu wamwakiriye. Mwabonye ko Theo, umunyamakuru Theo Manirakiza agiye kujyanwa mu rukiko, cyangwa se yarigiye urukiko, kandi icyaha aregwa bivugwa ko banamufatiye ntabwo kiri mu byashinjwa, bivuga ko ngo cyavuyemo. So ni ibintu rero tuza kugaruka mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo burambuye kugira ngo tuze kumenya byinshi bitandukanye muri aya makuru, aho ndibuze kubaho ubwino nyine nkuko ari ibintu bisanzwe. Ndahera kuri point ya mbere. Reka yenda umuntu agenda avuga ku ngingo zoroshye agenda azamuka. Reka mpere ku biri by'abahanzi. Mwabonye Trace Award, mwabonye ibyabereye mu by'ukuri umujyi wa Kigali wari wabaye mwiza cyane, umujyi wa Kigali wabaye famous, abantu barawumenye bagize gute. Ariko mubagiye babona igikombe Bruce Melody yafashe, igikombe Melody yafashe n'uyu munsi, avuga ko ari cya Trace Award. Cya gikombe ntabwo ari cya Trace Award, kiriya gikombe ni cya Kiss FM. Ni nkaho wavuga ngo Bruce Melody yatwaye award ya Kiss FM, Kiss Summer Award, kuko mwanabonye ko Kiss FM yavuze ko ibihembo by'uyu mwaka bitazaba bitewe nuko imbaraga nyinshi yazimaze gutegura Trace Award. Nuvuga ngo muri kategori ya Trace Award umuziki wacu ntabwo uragira ku rwego rwo hejuru ku buryo uba reconnaisse kabisa, turacyari inyuma cyane. Ndetse n'akariya kantu ko kubanga abanyarwanda no kwera ko byari byabere mu Rwanda akavuga ati reka dushyire mu iyo favor. Ariko kiriya gikombe reka mbisubiremo, kiriya gikombe ntabwo ari cya Trace Award. Kiriya gikombe Bruce Melody afite ni cya Kiss FM. Kiss FM Melody yatsinze Kiss Summer Award, uretse ko yenda ikintu cyatandukanijeho ariko Kiss FM yasabye ikavuga iti mu tubabarire muduhe stage dutangireho iki gikombe. Ariko kiriya gikombe ntabwo ari cya Kiss n'amafaranga agiye atangwa ku bahanzi. Ntabwo Bruce Melody yigeze afata amafaranga ya Trace Award. Bruce Melody yafashe amafaranga ya Kiss FM, kuko kiriya gikombe ni cya Kiss FM, Kiss Summer Award batanze bakagitangira muri Trace Award, kugira ngo kuko ari ibintu byari byabereye mu Rwanda. Kiss FM kavuga ati yenda tubone natwe iriya stage. Wabonye ko no kuri pancarte y'abantu bamamaza ari Kiss FM yari iriho, niyo radio yonyine ariho, na televiziyo Rwanda of course nka radio na televiziyo y'igihugu. Ariko kiriya gihembo ntabwo ari cya Trace Award. Bruce Melody ntabeshya abantu cyangwa se abantu bumve ko ari ibintu byacitse. Kiriya gihembo ni gisanzwe, ni cya Kiss FM, uretse ko cyatangiye kuri stage ya Trace Award. Nta kindi kintu kirenze cyari gihari, nta kindi. Umuntu wafashe igihembo cya Trace Award ni His Excellency. Niwe wenyine mu Rwanda wafashe igihembo cya Trace Award, nta wundi muntu. Bruce Melody byo kubeshya ngo urumva ngo iki stage yafashe zira stage zose yazihawe. Nuvuga ngo zira stage z'abanyarwanda mwagiye mubona z'amasegonda ngaye bakarimba igitero kimwe, ni stage bagiye basabirwa na Kiss FM, bitewe nuko Kiss FM nyine bivuga ko hari n'amafaranga yatanze kugira ngo zira stage bazibone. Nta kindi kintu kirenze. Niyo mpamvu navuga ngo kuri rubyiniro
umuntu witwa The Ben nubwo nawe yirukanse kuri Melody kuri Diamond, ariko niwe muntu wagiye kuri stage ya Trust Award mu bintu byateguwe na Trust Award. Ariko Bruce Melody, Chris Easy, Bwiza ni stage basabiwe na Kiss FM kugira ngo Kiss FM, kuko nubundi bira bintu byaguma kuba muri Kiss Award, Kiss Summer Award na stage basabiwe. Ntabwo ari kuvuga ngo ni imbaraga cyangwa zindi cyangwa zo kuvuga ngo Trust Award bararekonesa. No, na Ben ntabwo imirekonesa, ahubwo yarekoresheje Diamond na aba aha stage umuntu witwa Ben. Nta kindi kintu cyari gihari. Ibyo bintu kugira ngo abantu bakomeza Bruce Melody igihembo aragifashe nk'umuhanzi ukunzwe muri Kiss Summer Award, not Trust Award. Ngira ngo numuze kumva kuri video barabivuga ngo iki gihembo ni special cya Kiss Summer Award, Kiss FM, ndetse yaje no gushyira ku itangazo ravuga ngo ibihembo ntabwo by'umwaka bizatangwa kuko already barabitanze, babihaye nyine abagomba kubihabwa. Nuvuga ngo biriya bihembo ntabwo ari bya Trust Award. Iki kintu gisobanuka neza, ni bya Kiss Summer Award. Umuntu wahaye igihembo wenyine ni His Excellency wenyine, nta wundi muntu wo mu Rwanda wahaye igihembo na Trust Award. Ibyo ngira ngo nukugira ngo abantu badakomeza gushukwa, badukurikirana nagiye mbona abantu ese bimeze gute, nuko nguko uko niko kuri nawe yenda kugiriranya Melody na Ben. Ibyo yenda bifite ukundi, ariko ibyo nagiraga tuvuge kuri bya bihembo bya Kiss Summer bya Trust Award. Nta munyarwanda ugeze ahembwa igihembo cya Kiss Award cya Trust Award, ni Kiss Summer Award. Nuko basabye stage nina nuwango yo Kiss FM itabihari, nta munyarwanda twari kubona kuri stage ntawe uretse Ben wari kujyaho nabwo kubwo yirukanse asaba Melody asaba Diamond ngamujyane kuri stage. Nanone ngacangaruka ku bantu kuri team isana ikabiriza Ben, nagiye mbona inkuru nyinshi zanditswe ku gihe zivuga Trust Award iri kwinginga mu Ben ngo azabataramire ngo azabatangira ibihembo. Iramwinginga gute na stage ubwe ko byagaragaye ko ahubwo atari Trust Award yirukanka kuri Ben, ahubwo Ben ari wayirukankagaho kuko byanarangiye nta n'igihembo atanze. Muze kureba izo nkuru kugeza hari ngo Trust Award mu biganiro na Ben ngo azatanga ibihembo ngo azataramiraga abakunzi. Man, mwagiye mureka gukabya pro. Ibintu bya entertainment rero bisigaye bizamwe ibinyoma biteye ubwoba, umuntu yakwibaza ari ibiki. So ibyo nibyo kuri Trust Award. Navuze ati yenda ndabivugaho ibyabaye byo byinshi kugira ngo abantu benshi babigarutseho. Ubusambanyi bwaberemo abanyarwanda bararongowe uriya munsi bro, abanyarwanda bararongowe biteye ubwoba, ariko banabasigira amafaranga. Ibyo byo ntabwo ngewe nigeze mpita mwako kazi ko kuvuga ngo abarongowe n'abatararongowe, ariko igihe nzabibyukira nabyo nzabivuga. Bona nababwiye ko ndibuze kuvuga nanone ku munyamakuru Theo uyu munsi. Bivuga ko ari bujye mu rukiko. Theo afatwa, RIB yanditse ivuga ko yafashwe agiye gufata ruswa y'ibihumbi 500, ariko nyuma biza kuvuga ko mu byaha Theo ari gushinjwa icya ruswa kitarimo. Kubera iki? Hari abantu bakoresha abantu bo mu nzego, ntabwo mvuze inzego. Hari umuntu ushaka kuvuga uti ibyo ari byose, kubera ko muri dosiye ya Theo, reka nyibabwire, Theo yarafitanye imikoranire n'umuntu witwa Aimable Nzirorera. Nzirorera sinzi, ariko ni Aimable, mwese muramuzi. Barangivugana ko hari imikoranire y'uko ikigo cya Theo ukwezi kizamamariza ikigo cya Aimable, ariko hakaba hari inkuru nanone yigeze ivugwa y'umubyeyi by'imitungo ngurimo umubyeyi wa Nzirorera. Theo akaba yaranikurikiranye cyane, harimo umudamu wahamijwe ibyaha bya genocide, ibintu nk'ibyo. Theo akayikurikirana cyane. Bivugwa ko uwo mubyeyi harimo umubyeyi wa Aimable. Theo inkuru arayikiregeta bya hatari.
ariko baza kugirana imikoranire nyuma yuko bagomba kwamamaza. Ariko muri clause zari zihari byavugagwa ko Theo nta ruhande na rumwe rugomba gukora ikintu kibangamira uruhande rw'ikindi. Bishatse kuvuga Theo ntabwo agomba kuvuga inkuru yamamaza cyangwa se isenya izina rya Aimable cyangwa se ikigo cya Aimable. Ibyo niko mu masezerano byavugaga. Theo bibaye ngo ariko Aimable akaba ari umuntu bivugwa ko mu buryo bwo kwishyura ngo atari umuntu w'inyangamugayo mu bijyanye no kwishyura. Theo rero aza kumubwira ati rero njyewe kugira ngo nibutangira akazi barasaba kuza kumpa, bari bavuganye miliyoni 2,500 mu kwamamaza. Ariko none Aimable aramubwira ati bitewe nuko ninguha amafaranga bwa mbere ninguha amafaranga rimwe ndaguha miliyoni 2. Theo aravuga ati nta kibazo, noneho andi 500 nzayaguhe nyuma. Bivugwa ko ibyo 500 bivuga ko izo miliyoni 2 ari nazo Theo yaragiye gufata, ntago byari 500. Izo miliyoni kugira ngo Theo atangire akazi, kuko Theo aramuga ati ntago ushaka gutangira akazi kawe utamaye amafaranga bitewe nuko nziko mu bintu byo kwishyura hari ukuntu utameranye neza n'abantu. Aimable ati nta kibazo. Aimable arangije aramuga ati ngwino duhure kuri Remigo. Kuri Remigo ariko yari yazanye umuntu uvuye kuri RIB, kuri station ya RIB ya Kimihurura. Station ya RIB ya Kimihurura isa naho iteganye neza na Remigo, nta nubwo byasaba ko abantu batega. Theo hageze asanga hari umuntu Aimable azanye n'umuntu wa RIB. Theo bahita bamugira gutya baramutwara. Theo aza gusobanura abivuga ko mu by'ukuri ataragiye gufata ruswa ahubwo yaragiye kwishyurwa, ndetse atari n'500 ahubwo yaragiye kwishyurwa miliyoni 2. Nibwo byaje guperereza bisanga koko bya bintu nibyo, ariko iyo ruswa ikurwamo, ariko hibazwa impamvu Theo atarekuwe ahubwo hazamo ibindi bintu. Ibingibi umuntu yabivugwa hirya nukora ko umuntu nizo macross urasanga ahubwo ibinyamakuru byinshi nunareba RBA. Niyo mpamvu RBA umuntu akorana ikiganiro nabo ugasanga bagisibye. Niyo mpamvu RBA usanga badashobora kuvuga ku kigo runaka kuri ministeri runaka ko yakoze amakosa bitewe nuko hari amasezerano afitanye n'ikigo runaka aje gufata ministre cyangwa se ministeri runaka ngo bayivuge ngo yakoze ibi nibi. Urasanga ibinyamakuru byinshi ariko bimeze. Theo rero nawe ni yo system. Theo rero yuga ko ngo yafashe kugira ngo anapushinge Nzirorera, yafashe inkuru isa naho itavugaga neza Nzirorera akayigira uburyo buri private. Muri YouTube ari uburyo inkuru yikora ukayigira privé, ariko noneho ku buryo umuntu haye link ashobora kuyibona ukayigira ni private. No iri not private, iri private, ariko ukagwa umuntu urindi ku buryo abona ko gahunda ihari koko. Yarayimuhaye Nzirorera ahita abona ko ibintu biseriye, ahita amubwira ati noneho rero tuzahure nguha amafaranga yawe. Nibwo rero bahuye, ariko Nzirorera yapangiye icyo kintu ahita amutama kamasho. Ariko noneho abantu bakavuga ngo hari uburyo abantu bakoresha inzego, abantu bagakoresha nuba Nzirorera ashobora gukoresha umuntu wa RIB akamuzana akamubwira ngo ngiye gukora ibi nibi, n'urwego nka RIB rugatangaza yenda ni nuwo wabyanditse. Yenda RIB ntabwo ndi kuvuga urwego, ndi kuvuga umuntu muri rusange, kuko RIB nayo igira abantu bakora amakosa. Buri munsi kumva abantu bafunzwe ba RIB si buri munsi, ariko hari igihe cyo twumva ngo birukanwe bagize gute bafashwe rutwa. So rero ibyo bintu ni ibintu navuga ngo nabyo bikwiye kuzajya birabwa mu buryo bugiye. Ubu ngubu dutegereje kureba Theo ararerwa iki mu rukiko, kako bivuga ko icyo cyaha cya ruswa cyo cyamaze kujya ku ruhande. Uyu munsi nabyo ndaza kubabwira uko byagenze ku ruhande rwa Theo. Ese byagenze bite mu rukiko, ararerwa iki, arashinjwa iki? Nabwo ko ndibuvuge ku ngingo enye. Hari umuntu witwa Prince Kid. Prince Kid byabanje kuvuga ko ari Dubai. Nigize mabwira ngo Prince Kid najya Dubai ashobora kuzashakirwa ibindi byangombwa akaba yajya mu bindi bihugu. Biri kuba ko uyu munsi ageze muri Australia, ariko ntabwo navuga ngo Prince Kid ari kwitwarayo. Niba mwarufise ibiganiro nababwiye ngo Prince Kid na Jory ntabwo bari gupfa ibintu bya Miss Rwanda n'iki, bari gupfa ibintu by'urukundo. Harimo uruntu rw'urukundo, harimo urukundo rwose ruri kugenda ruzunguruka hafi aho ngaho. Kubera ko ntabwo wavuga kuntu birasa naho Jory yakunze umuntu nka Prince, ariko yizeye neza ko bazabana cyangwa bazagira gute, bikaza kurangira Prince ashatse undi muntu kuri Jory bikamubabaza.
ari nabyo biri kugira. Ariko urukiko cyangwa se abantu bari muri ibyo ngibyo hakaba hari impande ebyiri zisa n'izigonganya, uruhande rukomeye rwa Kid hari uruhande rukomeye rwa Jolly. Bakavuga bati ibyo ari byo byose reka duce urubanza ku buryo Jolly ari buze. Ntabwo ndi kuvuga ko urukiko cyangwa se ubutabera bw'u Rwanda bukora mu kwaka umuntu wari we wese. Ntabwo ari cyo ndi gushaka kuvuga. Ubutabera bw'u Rwanda burigenga ndetse bugira imbaraga zabwo. Ariko ndavuga ngo ubutabera umunyamategeko cyangwa se umucamanza bo yaciye urubanza, ibindi ntabwo umucamanza rujya gufunga. Biravuga ko rero Kid ashobora kuba yaratorotse agatorokeshwa n'abantu banakomeye. Ntabwo biri ku ruhande rw'ubucamanza, nta nubwo biri ku ruhande rwa RIB cyangwa RCS. No, ahubwo biri mu yandi maboko y'abantu bari aho ngaho. Niba Kid yageze muri Australia bivuga iki? Biragoye ko azagaruka. Yaho niko mbibona, kuko iminsi 30 bamuhaye irenda gushira. Ubundi nishira bivugwa ko yakabaye iyo minsi 30 yari yo kugira ngo ajurire icyo cyemezo. Nishira rero yakabaye ubundi agomba gufungwa. Ariko niba adahari, what will happen? Bivugwa ko rero Kid uyu munsi ari muri Australia. Ndetse n'abamwakiriye ngo bagiye babivuga bakavuga ko hari ibintu tuzagenda tugarukaho mu buryo bugiye butandukanye. Izi nkuru kugenda zibabwiraho mu buryo buvunaguye, ariko ndaza kugaruka kuri imwe ku yindi kugira ngo muze kumva uko buri kintu cyose kigiye kimeze hano. Ngarutse rero kuri M23 iri kurwana na FRDC. Mwagiye mwumva ko hari intambara ngo y'imitwe yise iri muhure muri Wazarendo ari mu Rwanda ku mpaka w'u Rwanda. Byabanje gusa naho birwanaho, ndetse habanje kumvikana urusaku rwa FDLR ruvuga ko ngo biteguye gutaha mu Rwanda. Ndetse ku munsi kuwa gatandatu ubwo Lorenzo ari muri Kenya yavuze ko guhuza u Rwanda na Kongo byananiranye, byanze mbese byanze. Ubwo igisigaye ubwabyo bizikemurira ibyabyo. Kwikemura ibyabyo Kisekedi we ku ruhande rwe n'abantu be bigaragaza ko Kisekedi yahise mu intambara. Ndetse ntabwo wavuga ngo kurasa isasu rugafata mu Rwanda rigakomeretsa umuntu w'u Rwanda uvuge ngo ni ibintu byabaye nk'impanuka. Ni ibintu bisa naho iriya mitwe wa Wazarendo cyangwa se bari abantu bahuriye muri Wazarendo ari ikintu bashaka guha u Rwanda, cyangwa se ari kwereka u Rwanda ati turabaziye. Ni ibintu bisa naho atari impanuka. Ntabwo ari impanuka. Mu by'ukuri ni ibintu bisa naho biri gutegura cyangwa se biri kwereka u Rwanda bushaka kugira ngo bisunikire u Rwanda mu ntambara. Kwa gatandatu nanone Bemba ubwaravuze ngo yabonye umurongo w'ingabo z'u Rwanda uri kujya mu gihugu cya Kongo. U Rwanda ntabwo rufumbasa amaboko. U Rwanda ntabwo bavuga ko hari ku mpaka rutareba ibyarwo. Ntabwo bavuga ngo baje gutera urusaku bateye amabuye ingabo z'u Rwanda bagize gute uvuga ngo u Rwanda nabwo ruracecetse. Oya, u Rwanda ntabwo bavuga ngo ruracecetse. U Rwanda rurabizi, uretse ko yenda rudashaka rwo kwishora mu ntambara, ahubwo rushaka ko hazagira akantu gatoya gusa ubundi Kongo ikabona uko bayambara. Gusa benshi ndetse na ONU babonye ko intambara y'u Rwanda na Kongo ari intambara ishoboka ndetse iri hafi, ndetse ishobora kuzoreka ingogo. Ishobora kuzoreka ingogo, akaba ari ibintu bishobora kuzaba bibi cyane yaba ku mpande zombi. Ariko nanone yenda umuntu amenye ko intambara yitangiye, ntabwo amenye ko ayirangije. Ariko biravugwa ko intambara ya Kongo n'u Rwanda rwose ari intambara ishobora kuzaba mbi cyane, ndetse ishobora kuzaba mu gihe cya vuba, bitewe nuko Kongo birasa naho isa naho iriko kutotera u Rwanda. Ndetse umutwe wa FDLR wo ukaba witeguye gutaha ngo ku kibi nikiza, ariko ni no ku kiba ahubwo biteguye gutaha. Mwumvise ko ngo bashyize amahema bashyize hariya, mbese biteguye intambara. Ndetse FARDC ikaba yiteguye kuyinyuma. Ariko nanone umuntu akaba yavuga ko ingabo z'u Rwanda ziteguye rwose guha bariya abantu isomo, ndetse Kongo ikazabona ibintu itigeze kubona. Kuko ntabwo bavuga ngo u Rwanda rwakubise Kongo muri Kongo ya mbere n'iya kabiri, ntabwo umuntu yabica ku ruhande. Rwakubise Kongo yifatanije n'ibindi bihugu byinshi, nizo za SADC. Ntabwo uyu munsi rero u Rwanda rwamaze kwipanga, u Rwanda rufite ibikoresho, u Rwanda rugize gute wavuga ngo navuga ngo rero mu gihe cyose kuri FDLR yo yiteguye kuza kumena amaraso mu Rwanda. Kongo nayo ubwayo na Wazarendo nayo nuko. Gusa u Rwanda ruri tayari kuvuga ngo tuzabaha icyo mukeneye, tuzabaha ibyo mushaka. U Rwanda ruri tayari rwose, ruri tayari. Hasigaye rero ko
FDLR yakwishuka bagaca basiba ku ikarita y'isi, nubwo nanone amakuru agenda avuga ko u Rwanda narwo ngo ruri muri Kongo, nubwo umuntu atabyemeza ariko nanone atanabihakana. Ngiye kubwanyu mu makuru sinabihakana sinanabyemeza, nibigenda bivugwa u Rwanda ruhakana, Kongo ikabyemeza, simbizi, ni ibintu bigenda bivugwa gutyo, ariko iyi ntambara tuzagenda kibabwiraho mu buryo bugiye bitandukanye ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Mugira ibihe byiza, yari Chris Kame, naringize updating ku bintu biri kugenda bivugwa, umuntu agenda ababwira n'ukuri ko ibintu bigenda bivugwa cyangwa se biri behind the scene. Ndabashimiye. Waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize, ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa, akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbitera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19. Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.